Rwanda Premier League shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru, mu kanya ikipe ya Rayon Sport imaze gutsinda ikipe ya Police Football Club ibitego 2-0. Uyu mukino ndaje ngusesengure. Hanyuma undi mukino wabereye mu karere ka Musanze, ikipe ya APR Football Club ku minota 81 yateretsemo penalty ya Mugisha Gilbert. Uyu mukino nawo twawurebye, turaje tugarukeho. Turaza kwava twerekeze muri ekipe ya Sun Vikings, nkuru twababwiye ngira ngo ku munsi w'ejo mwabonye ko aribwo ikipe yabigize official. Ndavuga ikipe yo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Swede ivuga ko itandukanye na Byiringiro Lage. Ese next kuri Byiringiro Lage ihagaze gute? Turaza kwava twerekeza muri ekipe ya APR Football Club. Kera kabaye ibyo twababwiye bitangiye kuba impamo. Muri batatu bemerewe umutoza Darkonovic ndetse n'ubuyobozi bwa ekipe, ndavuga Minisiteri y'Ingabo ibemerera amafaranga, yemera ko bagomba gushaka batatu beza bakomeye, niba babura byibura bashake babiri beza. Ikipe y'Ingabo z'igihugu muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu nibwo ikipe y'Ingabo z'igihugu APR Football Club yisoje gahunda yo gusinyisha umuwinga kuva mu gihugu cya Uganda. Uwo ninde? Turaza kumugarukaho, ntujye kure, bidasubirwaho confirmed, ngira ngo mwabibonye ku ifoto. So rero tubahaye ikaze mwese abatwumvira mu bice bitandukanye ndetse munatureba kuri TV yanyu yitwa Munda y'Isi TV. Dukorera kuri YouTube channel, ni TV mwishyiriyeho, ni TV imaze ibyumweru 2 tukaba tumaze kugira abasubscribe basaga 34,000 n'abantu 500. Mu by'ukuri ntabwo ari bakeya, ariko nanone kubera ko target twihaye ari ukuzuza miliyoni, niyo mpamvu dukomeje umuhanda, turacyarimo kugenda tuwubaka. Bakubwira ko nta kintu na kimwe gishobora kuvuka cyangwa gishobora kubaho ari gikuru. Ikintu cyose kigenda gikura umunsi kundi. Yaba umuhanda, niba ushaka kubaka umuhanda kuva Kigali ujya Kampala, kuva Kigali ujya n'ahandi hatandukanye, bisaba kubaka umuhanda buhoro buhoro. Niyo mpamvu rero natwe dukomeje urugendo rwo kubaka iyi TV yanyu. Niba utarakora subscribe uyikore, niba warayikoze kora share mu magroupe, kora share ku nshuti zawe, ubwo baye ibiganiro twagiye dukora, hanyuma babwire ngo mwibuke gukanda subscribe. Hanyuma ikindi, postinga kuri social media zawe, uraba ubaye umuterankunga ukomeye cyangwa se nawe uraba wiyabonesheje. Ikindi nyemerera nkubwire ko comment ndetse na like byose turabisoma. Nabonye ku munsi ikiganiro duheruka gukora cyaragize comment zirenga 700. Ni ibintu byiza kandi zose twagiye tuzisubiza, twakuyemo ibitekerezo. Niyo mpamvu nawe ngusaba kuba niba utajya wandika comment, gerageza wandike comment yubaka cyangwa ibaza cyangwa itanga inama, byose tuzagenda tubisoma 5 kuri 5. Munyemerere rero uyu munsi ni kuwa gatandatu tuganiriye ibi ngibi mbabwiye mu ncamake. Turahera kuki? Turahera kuri Rwanda Premier League shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru. Mu kanya gashize hari imikino yabaye isaa 9. Hari imikino 2 yabaga. Hari umukino wabereye kuri Kigali Pele wahuje ikipe ya AS Kigali itsinda ikipe ya Gasogi United ibitego 2-1. Ni ibitego byatsinzwe na Rwabuhihi Aime Placide ndetse n'umusore Kayitaba Jean Bosco. Hanyuma icya ikipe ya Gasogi United kimwe cyatsinzwe na Hakimu, umwana muto cyane. Birumvikana ikipe bita AS Kigali ikomeza kwegera imbere, akazi keza kuri Shabani ndetse nabo bafatikanyije. Ni ikipe yatangiye shampiyona bigoranye, ni ikipe yagiye ku isoko bigoranye, ni ikipe yagiye ihura n'ibibazo bya mikoro kubera ko umujyi wa Kigali usa nk'uwari wabivuyemo. Ariko nyuma y'aho Shema agarutse agafatikanya na bagenzi biwe, birumvikana bakomeje kubaka ikipe ya AS Kigali iri strong kandi ifite imbaraga. Niyo mpamvu uyu munsi ntabwo AS Kigali batwara igikombe cya shampiyona, ariko igikombe cy'amahoro ndetse no kuza muri batatu beza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere bijyanye n'uburyo barimo kwitwara birashoboka cyane, kubera ko bafite squad irimo balance. Donc bafite experience ya Emmanuel Okwi, bafite experience ya Bachabarara, bafite experience y'abandi bakinnyi burana ba Elias Sasa, abakinnyi batoya n'abakinnyi bakuru. Ariko noneho igiye kureba muri secteur y'inyuma yabo irimo abakinnyi bakifite energy, bagifite imbaraga. Bafitemo munya Nigeria
Franklin, bafitemo Rwabuhihi, bafitemo ba Prince, bafitemo ba Kayezu n'abandi bakinnyi batandukanye. Kayezu we nshaka kumushyira mu bakinnyi bafite experience. Niyo mpamvu iyi kipe ubona ko harimo balance ku buryo iyo wahuye na AS Kigali kuyitsinda ubu bizi ko bikomeye cyane. So rero credit kuri Shabani ndetse n'abagenzi biwe, kubera ko ndaza kugaruka ku rutonde rwa shampiyona nk'ubu ngubu. Gutsinda kwa ekipe ya AS Kigali kugira ngo utaza kumva ko ari ibintu byoroshye cyane. Gutsinda kwabo ku ruhande rw'ikipe ya AS Kigali, ugiye kureba ku rutonde byahise bibatereka ku mwanya wa gatatu, bafite amanota 26. Amanota 26 bafitemo umukino umwe bagomba gukina kugira ngo buzuze imikino 15, barakurikirwa. Donc ikipe ibari imbere ni APR ifite amanota 28, kandi APR ifitemo imikino 2 birarani yego, ariko ndakubwiza ukuri ko AS Kigali nk'ubu yamaze gusiga Polisi. Already Polisi imaze gutakaza, AS Kigali imaze kwisiga amanota 3. Attention, bivuze ngo AS Kigali ishobora kuzasoza neza. No kuvuga ngo iyo ufite umutoza mwiza nka Shabani utuje uri pose, wakinnye kuri experience ye ndetse na Gibakila, bakagira squad irimo Emmanuel Okwina Chabarara, n'abakinnyi ubwabo bafite ubushobozi bwo kuba baganira na bagenzi babo, bakababwira ngo twe nta pressure, nta gitutu twahawe, objectif yo kuguma muri 4 cyangwa se 3 beza, tukarwana n'igikombe cy'amahoro, tugende turi pose. Niyo ngo abantu bakina batari kuri pressure, bakina batari ku gitutu, bari pose, bafite maturity, ko byagenda kose bitanga umusaruro. Rero gutsinda kwa AS Kigali byayifashije cyane. Uwo mukino singutinda kuko sinawurebye, nerekeze mu karere ka Musanze aho narebye match yahuje ikipe y'Ingabo z'Igihugu n'ikipe ya Musanze Football Club. Ni match, niyo mpamvu ku ifoto mwabonyeho nazanyeho Dauda, ni match twongeye kubona abakinnyi nk'aba Youssef Seydou Dauda, umunyagana avuye muri ekipe ya Samartex ku ruhande rwa ekipe ya APR, wagarutse mu kibuga kuri nimero 25, ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye. Ni APR mu by'ukuri nabonye ntabwo yigeze kina umupira ushamaje, wa mupira wo kuba bahererekanya passe 20-30. kubera iki? Si yindi mpamvu, ni ikibazo cy'ikibuga. Nta kipe nimwe yo mu Rwanda ishobora kujya mu karere ka Musanze kuri kiriya kibuga ngo yakinire tic-tac, cyane ko na Musanze ubwayo idashobora gukina tic-tac. Tic-tac ni iki? Ni uguhererekanya umupira, ibyo bita ngo ni attaque place. Attaque place ni umupira uva inyuma mwiza muduhererekanya, nta kudegaja, nta gucungira kuri contre attaque. Donc murabizi ko umupira w'amaguru ni uburyo butatu bwo kwataka. Uburyo bwa mbere ni attaque place. Attaque place ni za Barcelona, ni za Man City, wa mupira guhera inyuma uhererekanya mpaka mu izamu. Uburyo bwa kabiri bwo kwataka ni contre attaque. Turimo turakina tudefanda, dukora block, ariko nono tugacungira kuri contre attaque, dufite abantu 3 bihuta cyangwa abantu 2. Kandi mwibuke ngo contre attaque na amasegonda 7, twara amasegonda 7 nibwo iba yitwa contre attaque. Donc dufashe baro kuyirekupera, wenda barayiteye muri kona, umuzamu arayiboxije, umumediateri wo mu kibuga hagati cyangwa umuwinga isayifata itakena mugenzi we kugera mu izamu na amasegonda 7 kugira ngo ya contre attaque yitwe contre attaque. Niyo mpamvu rero iyi contre attaque tuyizi cyane kuri ekipe ya Liverpool ya Jurgen Klopp, yagiraga icyo bita super counter cyangwa se super contre attaque ku rwego rwo hejuru cyane, yari super. Ni uvuga ngo yabaga afite Sadio Mane, Mo Salah na Barbosa. Mu yandi magambo, ubwo n'uburyo bwa kabiri bwo kwataka. Uburyo bwa gatatu nicyo bita attaque rapide. Attaque rapide ni iki? Ni uvuga ngo turakina donc turakina pass imwe ebyiri hano iwacu, passe ya gatatu ihita igera mu kibuga cya adversaire, mu gihe dufite baro duhite twihuta cyane tugeze mu kibuga cya adversaire, bayita attaque rapide. Cyangwa twambuye umupira umuntu mukinnyi mu kibuga cyabo, duhise twihuta tugiye gutsinda, bayita attaque rapide. So rero ikipe bita APR ndetse n'ikipe bita Musanze, cyangwa se ikipe yose igiye ku kibuga cy'intabire nka kiriya cy'Musanze, ni uburyo bubiri mukina bwonyine. Ni jeu direct, donc turadegaje umupira, nta bundi buryo, kuko na Musanze ni kwikina. Uburyo bwa kabiri ni attaque rapide, cyangwa se ni contre attaque dushobora no kuyikoresha, ariko icyo bita attaque place ntibishoboka. So ni nacyo cyabaye rero kuri kiriya kibuga. APR yagerageje bashyiramo abakinnyi batandukanye, banzotanga babanjemo, biza kurangira haje bayinusuba imbaraga bitewe na taye, kubera ko imipira miremire niyo imipira myinshi no mu kirere. Hanyuma n'abandi bakinnyi benshi bagiye baza, Baramine
bajyamo ariko ntibyahita bikunda, baramazani ntibyahita bikunda, bazana noneho abantu b'imbaraga, abo ba Dawuda barinjira n'abandi bakinnyi batandukanye batangira basukumana n'abadefanseri ba Musanze, byaje no kugera aho rero ikipe bita Musanze irenza umupira, batera kona ku ruhande rwa APR, ni kona bateye ntoya rwose, umupira Dawuda asa nk'uzamuye ku mudefanseri wa Musanze, urazamuka umupira umukora ku maboko, hanyuma umusifuzi yahise atanga penalty, nubwo abakinnyi ba ekipe ya Musanze batigeze babyumva kimwe n'umusifuzi, ariko mu by'ukuri iriya ni penalty rwose, iriya ni penalty kubera ko uyu mupira uyu muntu yawubujije direction, umupira wazaga gutya ujya ku izamu, wazaga gutya ujya ku izamu, ntabwo uyu mupira wajyaga hanze, wazaga yawubujije mu yandi magambo direction, umusifuzi yari yayitanga. Cyokora nemera ko kubera ko umusifuzi wenda ashobora kuba ari kure ya action, ashobora kuba yavuga ngo iyi penalty ni 50 cyangwa se si 50, ariko ikigaragara ku mashusho twabonye nuko iyi ni penalty nyayo. APR rero ibona igitego kimwe, ngira ngo Ruboneka yabanje kujijisha umuzamu bari ufata baro, umuzamu agira ngo ni utera, ndetse yewe n'umwe mu bakinnyi ba Musanze aragenda yongorera umuzamu Shaurine, aramubwira ati rero iyi penalty Ruboneka atera ahangaha. Ruboneka arangije yitare kurabara, abwira Gilbert burya niwe nshuti magara ye, buri umukinnyi w'inshuti magara ya Ruboneka mu Rwanda, mu mupira hose, si no mu Rwanda menya ari no ku isi hose, ni umuntu bita Gilbert. Gilbert niwe bararana, Gilbert niwe basangira, Gilbert n'umuntu bita Ruboneka ni gutya, ntushaka kubona umwe ari kure y'undi, baba bameze gutya. Ahita amubwira ati ngwino teremo penalty. So barafinda rero, aterekamo penalty, abahungu ba ekipe ya APR barishima, abafana barishima, abayobozi ba APR bari bahari. So amanota 3 meza cyane, navuga ngo APR yavanye pfiriya, azabafasha kandi azabasunika cyane. Niyo mpamvu uyu mukino nawo kuanaliza uvuge ngo byagenze gutya na gutya biragoye, kubera ko ni ikibuga cya Musanze yakinaga gutya, Krema nawe agakina gutya, Yunus nawe agakina gutya, Cyokora APR acishagamo ikaba yayifunga, Yunus akerimina umuntu umwe babiri akayitanga mu kibuga hagati, Ruboneka akayifata agahita yiransa, Arsene akayifata akayiransa cyangwa akihuta bitewe n'ikibuga. Nta mukinnyi n'umwe narenganya yabo wa Musanze no APR, kubera ko ni ikibazo cy'ikibuga. Cya kabiri buriya abakinnyi bo mu Rwanda kubera kumenyera gukinira ku bibuga bya synthetique, kuko umubare mwinshi w'ibibuga ni synthetique. Numva ibibuga bitari bya synthetique ni ikibuga cy'Musanze cyonyine, niba nibutse neza ndumva ari cyo kibuga cyonyine cya synthetique, ibindi bibuga byose ni synthetique. Mu yandi magambo abakinnyi bamenyere gukinira kuri synthetique. Iyo umenyere gukina kuri synthetique ukajya ku bwatsi biratandukanye, muzabigerageze niba ujye ukina umupira uzahita ubyumva uburyo bitandukanye, uzahita ubyumva ko bitandukanye cyane. Niyo mpamvu iyo bigeze hari rimwe na rimwe kuyifunga byanga, rimwe na rimwe kuyishota uko ubishaka byanga, rimwe na rimwe gukina uko ubishaka byanga, n'abatoza kwaplika no guhindura amasysteme n'ibindi akenshi ugasanga bigorana. Ni uburyo buke cyane, degaja baro, ndacungira kuri contre attaque, niba ba adversaire bazamutse mise nkwambura baro cyangwa urayitakaje mu kibuga cyawe mise nkora attaque rapide. Nubwo buryo bukunda gukoreshwa. APR rero yaje kwibyaza umusaruro, ibona amanota 3 meza kandi akomeje kubasunika. Credit cyane kuri APR, credit cyane ku buyobozi bwa APR, credit cyane ku bafana ba ekipe ya APR bari mu murongo mwiza, nubwo bagikubana n'intare idahusha, ndavuga ikipe bita Rayon Sport. So nyuma y'uwo mukino rero, umukino wakurikiye ni umukino wabereye kuri Kigali Pere i Nyamirambo. Ni umukino narebye wose. Dushimire cyane Rwanda Premier League bashyizeho uburyo bwo kuduha amalinke kugira ngo tujye tuzireba izi match abantu batari i Nyarugenge cyangwa se abantu batari ku butaka bw'u Rwanda, bari ku mugabane wa Afurika mu bindi bihugu bitandukanye. Ubwo ndatekereza ko n'abari hanze ya Afurika nabo bazireba. No kuvuga ngo match yose nayirebye, nkibona Rayon Sport 11 babanjemo, kimwe mu bintu byahise binzamo, nawe nizere ko nibura umunyamupira byahise bikuzamo. Nuvuga ngo Rayon Sport twabonyemo impinduka, absence Aimable yatewe n'ibibazo Aimable afitanye na Rayon Sport we ku giti kiwe. Absence ye wabonaga ko niba dahari bishobora guteza amakano ko kwikanga, ko kuvuga ngo ese Omar Nyenge uvuye mu mvune ari fit 100% ku buryo ari buhangane na ba Ani Elija. Cyo nicyo kintu cya mbere gihita cyo kuzamo. Ariko ku rundi ruhande ukongera ukagira wa mutima uvuga ngo Rayon Sport ntishingiye ku mukinnyi, Rayon Sport ishingiye kuri systeme. Donc Rayon Sport ifite ikipe yubakitse.
hanyuma muri mediane ugahita ubibona ko umutoza mu buryo yarinyemo haraburamo umukinnyi bita Azizi Basane ku ruhande kugira ngo Rayon Sport uvuga ngo babakinnyi bayo isanzwe ibanzamo, kuko buriya aba bantu bo ku mpande aba bawinga abantu 7 na 11 buriya nabo nubwo ku ruhande rumwe hari igihe babarwa nk'abataka iyo mwakiniye 4-3-3 buriya baba ari abataka, ariko iyo mwakinnye 4-2-3-1 babarwa nk'abamediateri. Mwabyumvishije? Nuvuga ngo iyo ukinnye 4-3-3 abamediateri ni 3 abataka ni 3. Liverpool nirwo rugero rworoshye cyane mu byumve, Sadio Mane, Mo Salah, Barbosa uburyo babaga bakina ubwo babaga ari abataka 3 nubwo bitwa ko banyura ku ruhande. Hanyuma iyo murimo gukina 4-2-3-1 mu yane magambo dufite abadefenseri 4, dufite abarecuperateri 2, ariko dufite n'abandi bantu 3 bitwa ko ari abantu nabo basa nk'abataka ariko babarizwa mu gice cyo hagati mu gice cya adversaire donc turimo turataka adversaire mu gice cya adversaire dufitemo abataka, dufitemo abamediateri bari offensif 3 bashaka kwiyongeraho amwataka noneho bakaba bane mu gihe mufite baro. Mu yandi magambo Rayon Sport wayibonaga ko niba bazanye Danyogo Bagayoko n'umwana ubundi uzwiho gukina nimero 10 buri umwanya we ni na nimero 10 buri ni nayo akunda kumuhengeka uhita ukurura ikintu kivuga ngo Basane byatewe n'iki, nuko Basane no yaramaze igihe muri Cameroon abandi bari gukora bitewe n'ibibazo yagiranye na Rio. Mu yandi magambo fitness ye ntabwo yariri hejuru, ibyo nk'umunyamupira uhita ubibona ugahita uvuga ngo nicyo kintu cyabaye. Ubwo kuri kabiri sinigeze mvuga kubera ko Serumogo na Ombolenga, Serumogo Leon Fire ameze neza muri equipe nationale. So rero ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport ukibona izo mpinduka ugahita ubona umuntu bita Fisto yinje mu kibuga Iraguha Haji ntarimo, uhita uvuga ati hano hashaka kuba habayemo akantu ko kwikanga wese byagenze gute, ariko nanone ukavuga ngo Fisto hari karita afite bitewe na adversaire bahuye, niyo mpamvu wenda umutoza yamuteretsemo, cyangwa se bitewe nuko wenda Haji yaba adahagaze neza mu myitozo hakabamo akantu ko kwikanga. Nujya ku ruhande rwa equipe ya Police 11 bayo mu izamu uwabanjemo n'utabanjemo mu rundi bose ni bamwe, bose bari ku rwego rumwe. Mu yandi magambo nta cyahindutse kuri Police. Axe ya Police uhita ubona ko harimo absence y'umuntu bita Ndizeye Samuel, kubera ko umudefenseur wa Police bita Isa Yakobo n'uyu mugenzi we munya Nigeria, mu byukuri reka nkoreshe rino jambo nakundaga kurikoresha no kuri mikoro, ni peteroli na essence aba bantu babiri bahuye, kubera ko aba bantu babiri nta murideri urimo, aba bantu babiri nta urimo ushobora kuba yakina ibintu birenze ibyundi. Ndabyibuka ko nabivuze abantu ntibanyakira ntibabyumva, ariko abantu bazagenda babona ibyo umuntu yagiye avuga. Navuze Police itaragura umudefenseur bita Isa Yakobo, bivuga ko muzi muri Stade Marie do Bamako yakinaraga n'uwo bita Yoro Diaby yasinye muri Azam. Ndavuga ni Police namenye ko igiye kugura umudefenseur, ariko uwo mudefenseur igiye kugura ni Wagati. Cyo gihe nari nyiri kuri Radio 10 abantu bati nini na nini batuma uvuye muri equipe ya Stade Marie do Bamako, n'umuntu ukomeye, n'umuntu udasanzwe, ariko abantu birengagiza ko uri muri equipe ikomeye ntibisobanura ko abakinnyi bose bari muri equipe zikomeye bakomeye. Oya, hari abajyamo kwaje, hari abajyamo bitunguranye, hari abajyamo batabidizavinga kubera impamvu runaka, kubera ko wenda bashaka kuzuza squad. Uyu numwe mu defenseur ntigeze nemera rwose, ngira ngo abantu babibonye uyu munsi igitego cya kabiri mwakibonye, mwabonye ibintu yakoze nibibaho, ndaje nyigarukeho. So muri defense ya Police wabonaga ko waburamo Samuel Gatuso. Mediane ya Police nta waburagamo amahitamo na ya Mashami Vince. Narabivuze ndavuga ni gihe Police cyose izajya mu kibuga idafitemo Simeo, Police ntishobora guturuna muri gice kijya imbere. Kubera iki? Simeo ni ufite ubushobozi bwo gukina box sample muri Police, nta wundi mukinyi Police ifite ubikina. Buriya Bedi kugira ngo muzabone ko box to box yituzuye nuko Abedi yagukinira arimo kwataka, ariko ntabwo azi kudefanda kuko nta baro yambura. Icya kabiri
Abedi burya ntashobora gutanga pase ya nyuma ariko yagutsindira, ariko burya Abedi aho kugira ngo umukinishe mu gice cyiza kudefanda, wamukinisha mu gice cy'imbere gusa. Mashami agufatiye Zidane n'umuntu bita n'uyu muhungu bita uyu muhungu w'umurundi, bakinya ari babiri, uyu muhungu bita Musanga ari babiri, murimo murakinisha abantu babiri, ushyize Abedi imbere. Mu by'ukuri Abedi ntitumuzi nk'umupaseri, Abedi ntitumuzi nk'umuntu ushobora gushota. Iyo Polisi izagera ku izamu, izatsinda ryari? Izatsinda igitego cy'inyuma y'izamu, nako cy'inyuma ya Seriface mu gihe Rayon Sport yabakaniye. Mu yandi magambo, uburyo Polisi yari yarinyemo ubwabyo harimo amakosa y'umutoza, rwose harimo amakosa y'umutoza. Muhadjiri ku ruhande, mu by'ukuri Muhadjiri ninde muntu yakwirukanka ngo asige? Muhadjiri ninde muntu yakubita Pireri ngo amusige? Muhadjiri akina barahagaze. Iyi myanya yo ku mpande mababa kwisaba winga n'abantu biruka, nta muwinga ujya ukina ahagaze ku isi, ntabwo abaho. Umuwinga ukina ahagaze ku isi nabonye yitwa Johnson Adeyaga Deshora wa Musanze wakinaga muri Gorira, niwe muwinga nabonye ukina ahagaze. Uriya si umuwinga, undi ni Muhadjiri bahengeka kuko Muhadjiri si we mwanya we. Ariko Muhadjiri umuteretse ku 10 yaterera inyuma y'izamu, yatanga pase mu buryo bwose bushoboka. Mu yandi magambo, Mashami icyo yari yakoze niki? Yari yatinye Rayon Sport muri Mediane. Imagine gutinya Richard ugatinya Muhire Keve n'umuntu bita Kanamugire. Mu mazina Polisi ifite amazina kurusha Rayon Sport. Tugiye kuri umukinyi kuwundi, ubwo waniye Richard ari kuri point, urundi ruhande rwari ruriho Cukuma. Cukuma ni mwiza kurusha Didier ku ruhande mu by'ukuri, ariko na mahitamo ya Mashami. Match yaje gutangira ikintu nabonye ni ikihe? Nihuse sindi bubitindemo. Rayon Sport nayibonye ibintu bitatu bikomeye. 1. Rayon Sport abakinnyi bafite umutima umeze nk'uw'intare irimo guhiga icyo kurya, donc imaze igihe yarabuze ikirya, ishonje ku rwego rukomeye, bafite icyo bita umutima udasanzwe. Par contre kwa Polisi, ubwo ndajya mpita mbihuza kugira ngo sinze kubitindaho, Polisi nta mutima abakinnyi babo bafite wo gukorera ikipe. Nta mutima abakinnyi ba Polisi bafite wo gukorera ikipe, ntawo usibye n'abakinnyi ubwabo. Ndaza kugera no kuri staff technique. Polisi abakinnyi bayo ndakubwiza ukuri ko ari abakinnyi bameze nk'abantu bibera muri Qatar. Ni abakinnyi bibere nk'abantu bagiye, donc bari muri zone ya comfort, bavuga ngo niyo ntakina nta kibazo, umushahara wanjye uraza. Mu yandi magambo, Rayon Sport bafite umutima udasanzwe w'abakinnyi ba Rayon. Niyo mpamvu ku absence ya Aimable udashobora kuyibona. Niyo mpamvu absence ya Basane udashobora kuyibona. Niyo mpamvu absence ya Iraguha Haji udashobora kuyibona. Rayon Sport Muhire Keve yavunitse, abantu barikanga, ariko Rayon Sport nticyubakiye ku muntu. Rayon Sport yubakiye kuri groupe. Ibyo cya kabiri nicyo ngezeho, byakozwe na staff technique. Staff technique icyo yakoze niki? Yaragiye ifata abakinnyi ba Rayon Sport irababwira ngo murashoboye kandi nta muntu uri hejuru y'undi, mwese mufite ubushobozi, buri wese yajya mu kibuga agakora difference. Tubahaye icyo bita freedom, tubahaye liberté totale, buri wese akina ibyo agomba gukina. Mugire confidence, mugire icyizere, birashoboka, buri wese arashoboye, nta uri muri Rayon adashoboye. Niyo mpamvu ngabonaga Kanamugira kina tuje, ari pose, aratuje, nta precipitation, nta gutakaza ballon, ntaki, baratuje. Icya gatatu cya Rayon gikomeye, Rayon Sport ifite icyo bita ubwuzuzanye hagati y'ubuyobozi n'abafana buteye ubwoba. Pressure y'abafana ba Rayon, iriya ngoma nabonaga hariya hakurya, ariya mashyi nabonaga hano hakurya kwa Bagacinyina batadeyo bahagurutse bakoma amashyi, hariya kwa Seburengo na hariya handi, ni bimwe mu bintu bisunika abakinnyi ba Rayon Sport bikumvisha Fiston ko afite ubushobozi bwo kuba yakora ibintu bidasanzwe kandi ari umukinnyi mugufi. Bigabagaye ko overconfidence kandi ari saison ya mbere mu cyiciro cya mbere, bigahita biha umuntu bita Fiston donc responsabilité yo kuvuga ngo niba Keva agiye hanze nta kibazo, kandi Fiston akaza agahita afata umuntu bita Bedi na Musanga akabahindura abantu basanzwe.
umuntu bita Richard agakina Mediane wenyine ya Rayon Sport niwe moteri, buriya Richard ni moteri, nabibwiye abantu ntibabyumva, ariko nizere ko abantu batangiye kubibona, batangiye kubona icyo nababwiraga. Umupira w'amaguru ni ibintu umuntu yiga akamenya. Niba hari ikintu nzi neza hano mu bwonko bwanjye, iki gice cy'imbere kuva kuri 6 kugera imbere, ibi bintu ndabyumva cyane ko nakinnye muri Mediane. Rayon Sport nababwiye ko baguze umukinnyi utabaho yitwa Richard, afite ibintu bibiri. Ni umukinnyi uzi gukinisha ekipe kandi utuje, ikindi gikomeye azi kwambura baro. Murebe baro yagiye arwanira, hari niyo yambuye Aniye Rije basifura ko akoreye Aniye Rije imba ikosa, mu ndebere Richard ibintu akina. Afasha Bedi, Zidane, Musanga, abahindura abantu basanzwe. Babiye bahindura abantu basanzwe ku buryo udashobora kumenya ngo byagenze gute. Ku buryo Roger nta kazi yigeze akora, nta kazi yigeze agira kenshi, nta kazi. Kubera iki? Afite icyo bita igisuka, afite icyo bita moteri ya Rayon, bita Richard. Ngiyo bita Rayon Sport. Uriya murindi w'abafana n'abari abayobozi nibyo bisunika abakinnyi bari bakabibitangaza. Igitego cya mbere ni huse. Nabibaze muze gusubizamo video muze kwireba. Rayon Sport yatatse, umupira usubizwa inyuma kwa Serumogo, niba mubyibuka, ndumva ari umupira waruvuye muri kona. Umupira usubizwa inyuma kwa Serumogo. Serumogo yahinduye baro ayiha Bugingo Hakim ku ruhande rw'ibumoso rwa Rayon Sport. Rayon Sport yari ifite abakinnyi 6 mu gice cyataka cya Polisi, muze kubireba, bari muri linye imeze gutya. Mu yandi magambo, Rayon Sport yari ifite abakinnyi 4 basigaye inyuma bonyine, 4. Polisi mu gice cy'inyuma yari ifitemo 5, abandi 5 ba Polisi bari imbere. Mu yandi magambo, Rayon Sport yifitemo ADN yo kwataka 100%. Bugingo arari kuri kona, iriya baro niho Serumogo yayimuhaye, nawe ahita yicomekera umwataka Fari icyo yakoze niki yayihinduye, umudefanseri nawe icyo yakoze niki yahisa depose. Mu yandi magambo, bifitemo icyo kintu cyo kumva ngo turashoboye, ikipe tugiye guhara na iyi underdog. Igitego cya kabiri, bacometse baro, wa mudefanseri nababwiye ngo ni paswari bita Yakubu, aho kugira ngo barayishyire ku gatuza cyangwa itere n'umutwe igende cyane, ajya kuyifungisha umutwe. Nta muntu ujya ufungisha baro umutwe, ntibibaho. Ayifungishije umutwe igwa hasi, imbere yiwe iramusiga. Fiston icyo yakoze niki, yaje ahita agakandagira, undi yubika umutwe. Ntibibaho. Fiston ahita yitwara, ayikandagiye, uwo bita Bagayoko barayitwaye. Bagayoko yahinduye, ntacyo umuzamu yari gukora, ndetse na Karuno umupira umukubita ujya mu izamu. Cya kabiri kiranyoye. Rayon Sport ikomeza kwataka nerekura, bazana Basane. Birangiye Basane akoresheje amakosa 4. Irya gatanu rivuyemo ikarita y'umutuku. Winga Machachari Basane. Bandugu. Rayon Sport ntifite amazina, ariko ifite ikipe nziza. Ifite ubuyobozi bwegeranye, ifite abafana bari hamwe, ifite abahungu biteguye gukora. Bizagorana kwihagarikwa. Ishoje izasoreza kuri Mukura, ariko mu mikino 14 imaze gukina yanganyijemo imikino 3, itsinda imikino 11. Tension. Irimo iratanga ubutumwa, ifite icyo ishaka, byanyeretse iki. Ndahita ntanga na prediction yanjye nyayo. Polisi na Rayon Sport imwe izatwara igikombe cy'amahoro, indi izatwara shampiyona. Kandi habayemo kuzubara, imwe ishobora no kubitwara byombi. Ubu byahise binyereka ko Rayon Sport umwaka utaha izasohoka. Abafana bari aho muri, nkeneye ko mwandika muri comment ngo ese ikipe dufite ni dusohoka yajya mu matsinda, ariko icyo bita gusohoka umwaka utaha, muri gusohoka muri 2 Rayon Sport izasohoka. Icyo cyo ndagikonfirmye kare. APR bafana banyiranye, nkeneye ko mwandika ngo muri comment, nshingiye ku bakinnyi ngiye kubabwira, shingiye ku buryo group irimo iragenda yiyegeranya, kurabona ko hatangiye kuzama akantu ko kumenyerana. Umwaka utaha APR yajya mu matsinda, mu byandike muri comment. Ese imyanya mubona APR yakongeramo niyi na Rayon Sport, ikipe yanyu murabona yuzuye, niba ituzuye imyanya bakongeramo niyi muri comment. Nyine comment nyinshi cyane, ariko ize 2 mururira indege. Nge mivuze karite 9 yibahaye, si ndabibabwiye ndeba ikintu ngahita nkivu. Nta prediction nigeze mvuga mu Rwanda ku kijyanye na shampiyona no gusohoka ngo byange. Tumva navuga ngo ikipe izamanuka ikamanuka, navuga ngo ntiyatwara shampiyona bikarangira bibaye. Rayon na APR zizasohoka umwaka utaha. Iby'amatsinda nibyo ntaramenya, nibyo nshaka ko munyandikira. So mu yandi magambo, Polisi
ni ibintu bitatu byonyine mvugaho byonyine nigendere. Polisi irabura ibintu bitatu, hari ibintu bitatu idafite. Ikintu cya mbere polisi idafite mu by'ukuri kose, ntifite ubuyobozi buri strong, ifite ubuyobozi bujenjetse mu mikorere, bujenjetse donc mu kumenya ibyibanze mu mupira w'amaguru, mu kumenya ibikenewe. Iratuje, uko batuje nk'amazi ari mu nyanja, ni nako n'abakinnyi ba polisi batuje. Ntibazakubeshye, icyo uzaba cyo uko byagenda kose, uba ufite ADN y'ababyeyi bawe. Niba ababyeyi bawe ari abantu b'abakozi cyane, nawe uba umukozi, uba ufitemo ako kantu. Niba ababyeyi bawe ari abanebwe, uba ufitemo ako kantu. Niba ababyeyi bawe bakerererwa, uko byagenda kose uba ufitemo akantu ko gukererwa, nawe karagukurikirana. Hari utuntu nyine umuntu agenda avoma kuba aba afitemo akura ku babyeyi. Polisi uko abayobozi bawe batuje, batekanye, baryamye, basinziriye, gutsinda no gutsindwa byose ni kimwe kuri bo, niko n'abakinnyi ba polisi baryamye. Icya kabiri, polisi kutagira abafana ni kimwe mu bintu bikoma mu nkokora, kuko utagira abafana ba brother ntibishoboka, nta kigusunika. Urasunikwa n'iki? Ani yarije ko amaze gutsindwa nataha, ninde umubwira ngo watubabaje? Ninde atekereza ngo yababaye? Ese yatsinze ninde umukora mu kiganza? Hari n'igihe atsinda ntamenye ko ntanamenye, donc ntihagire n'umenya ko yatsinze, kuko muhajira aranataha ntabone message imubwira ngo witwaye neza. Reka kuko nta mufana. Icya gatatu, polisi ifite staff technique mu by'ukuri ntacyo yica, nta nekekiza. Kubera iki? Mu ndebere polisi uburyo yakinaga, nabaze baro Didier yishe. Didier ntashobora gukora kombinezo n'abandi, Ani Erija ntashobora gukora kombinezo n'abandi ngo yarerekanye n'abandi. Christian baro zose arimo arajugunye. Remplacement barakora zidasobanutse, barakina ukabona donc si equipe. Ubona ko n'abantu bakina numenye ngo barimo barakina, turavahe turajya. Shema yabo ni polisi ntikina attaque place, polisi ntikina contre attaque, polisi ntikita na attaque rapide. Irakina iki? Rayon Sport ikina iki? Rayon Sport ikina attaque rapide. Barebeye muri axe ya Rayon, iya gatatu bageze mu kibuga cya adversaire. Rayon Sport itangira gukina baro byo gwerekanye iyageze mu kibuga cya adversaire. Nubwo buryo Rayon Sport ikinama, ariko polisi nta buryo nabo mu yandi magambo. Polisi ifite abakinnyi ariko ntifite ikipe. Kugira ngo wubake ikipe, ushaka abatoza bari kuri iyo kariba. Mashami ni imfura, ni umugabo witonda, utuje, w'amahoro, ariko hari ibyo ubona ukabona ko ari ibyo adaha polisi. Polisi iraho nyine irabaye. Niyo mpamvu niba Mashami akomeza nje na polisi retour, nta nubwo izaguma ku mwanya wa 4, izasubira inyuma, muzabibona. Simvuze ngo bamwirukane, ariko ndavuze ngo polisi bicare baganire na Mashami, barebe bavuge bati Mashami koko iyo urebye ubona hari icyo urimo uradufasha, kuko urareba polisi ukaburamo tushe y'umutoza, ariko urareba ukabonamo tushe y'umutoza. Mu yandi magambo, umutoza wa Rayon ni mwiza pari raporo ya polisi, kandi polisi ifite abakinnyi beza kurusha Rayon Sport. Fatiri ya polisi yambike jezi za Rayon, nibwo wabona uburyo ifite abakinnyi bakomeye cyane. Attention, bakirongozi bari yanze bande, ariko polisi iratakaza. Mu yandi magambo, polisi nta ngingo nimwe yapfa kuyemerera ko uyu mwaka yapfa gusohoka, ntayo sinyibona. Champion ku rutonde bihagaze gute? Rayon ni ya mbere n'amanota 36, ku mwanya wa kabiri APR n'amanota 28. Rayon irabura umukino umwe izakina na Mukura, hanyuma APR ibura imikino ibiri. Hari umukino igomba gukina na Marine mu Mibyizi cyumweru gitaha, ndetse na weekend kazakina n'Amagaju. Ku mwanya wa gatatu ni AS Kigali na 26, ku mwanya wa kane ni Polisi na 23, umwanya wa gatanu ni Gorilla 23, Rutsiro ku wa gatandatu na 21, ku wa karindwi ni Gasogi na 20, ku wa munani ni Mukura Victory Sport ifite 18, ku wa 9 ni Amagaju afite 18, Bugesera ku wa 10 na 16, 11 ni Musanze ifite amanota 16, 12 ni Marine ifite 16, Muhazi kwa 13, 14 ni Vision, 15 ni Kiyovu, 16 ni Etincelle. Abamaze gutsinda ibitego byinshi ni bande? Barangajwe imbere na Faringanyo Rayon Sport afite ibitego 8, uwa kabiri ni Serafe
w'Amagaju, uwa gatatu yitwa Umara Aba Serafe na Faninganya bafite 8, rutayizamu wanjye nahaye Bugesera bita Umara Aba afite ibitego 6, hanyuma akaba anganya na Yves Polisi ufite byinshi ni ndabona afite ibitego 6 ndetse na Abedi. Ngibyo ibijyanye na shampiyona y'ikiciro cya mbere. Mu mupira w'amaguru tuzagenda twigarukaho umunsi ku wundi mu mibyizi. Munyemerere soreze kuri transfer breaking news confirmed 100% bidasubirwaho. Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu nyuma yo kwemererwa umwata kukomeye abawinga babiri. APR noneho bidasubirwaho wamaze gusinya wa mbere n'umukinnyi w'Umugande yakina muri ekipe ya Villa Sport Club Jogo yitwa Hakim Kiwanuka, n'umuwinga unyura iburyo cyangwa se ibumoso. Twari turi kumwe nayo muri Sekafa mu gihugu cya Tanzania, ndabyibuka yajyaga mu kibuga asimbuye, ariko iyo urebye highlight ubona ari umuwinga mwiza muri ekipe ya Villa. N'uyu munsi yabanjemo match Villa yatsinze igitego kimwe, yabanjemo uyu muhungu rero mu myaka 24 n'umuwingo amaze gusinya ikipe bita APR Football Club, yakuriye muri ekipe ya Proline Academy. Uyu muhungu yize masters, shoje masters mu gihugu cya Uganda. N'umwana wo muri famille ikize, n'umwana w'umuhanga. Ejo bundi Abagande batsinda Abarundi muri qualification za CHAN, niwe watsinze igitego batsinze Abagande, niwe wagitsinze. So uyu muwinga aje mu mwanya w'iburyo uwo bita Chidiebere ndetse na Odibo bamaze kurangizanya n'ikipe ya APR, cyangwa se APR amaze kubwira ko batazakomezanya. So uyu muhungu rero amaze gusinya ikipe ya APR imyaka 2, no muhungu wakinaga ikipe bita Villa. Umwaka ushize Villa atwaye championnat, niba mubyibuka Villa atwaye igikombe cya championnat niyo yagitwaye. Uyu muhungu ari mu bakinnyi bayo, ari kumwe nabo bita ngo ni ba Patrick Kakande, abahungu b'abahanga cyane, ufite abahungu b'abahanga cyane. So uyu muhungu rero akaba ari umukinnyi w'ikipe ya APR Football Club. Nagiye kureba ku rutonde rwa championnat ikipe bita Villa. Jogo ubu tuvugana iri ku mwanya wa 7, ifite amanota 20, imaze gukina imikino 14. Ni imikino birumvikana yego ni imikino 14 naho ngaho bari. Hanyuma ugiye kuramaze gutsinda ibitego byinshi mu gihugu cya Uganda, ndabona uwo bita Rani Wakero Vipers ni ufite byinshi, afite 11. Uwo bita Ahimbisiwe Ivan wa UR rutayizamu afite ibitego 9. Hanyuma uyu muhungu wa ekipe ya Villa ndabona uwo bita Ruhanga afite 8, undi wa Villa ufite ibitego byinshi ku rutonde ni Kakande Patrick, akawinga kagufi cyane gafite ibitego 5. Undi wa Villa yitwa Kiwanuka, n'uyu nguyu Hakim afite ibitego 5. Nibo bakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi muri ekipe ya Villa, afite ibitego 5, n'umuwinga wihuta cyane. So uwo rero numwe mu bawinga bamaze gusinyira APR. APR ni ndukurikira n'umwataka ukomeye cyangwa se umuwinga, ariko icyo nababwira cyo nuko n'umwataka azaba akomeye avuye mu maklube atandukanye. Yaguzwe ibihumbi 40 byahawe ikipe bita Villa, umuhungu nawe ahabwa ibihumbi 30 by'amadolari, asinya imyaka 2 muri ekipe ya Nyamukandagira. Ubutaha tuzaza tubabwira nabandi. Ndabashimiye mukomeza kugira impera nziza za weekend. Naho ku munsi w'ejo niba utarakora subscribe yikore kugira ngo nawe uyaboneshe ube umunyamuryango, ujye ubona ibiganiro bitandukanye byihuse kandi tugwa amakuru utasangandi. Ejo Rayon Sport transfer zigeze, APR ni bande bakurikira umwataka ninde, umuwinga ninde, ndetse n'abandi batandukanye. Byiringiro Lage kuwa 2 arasesekara Nyarugenge agiye kureba famiye, nzababwira ngo ese niki gikurikira kuri Byiringiro Lage. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira umugoroba mwiza, ndabakunda. Mukore subscribe, mukore share, comment, muzandike like, ndabyakirana yombi. Bye bye, ndabakunda cyane.